amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Ikaze nanone bakunze b'ikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi Agatako ntavuga rumwe n'umubyeyi we kuri gahunda yo kujya kwitoreza gukina filime hanze ya Bugano. Agatako kati byamukomeranye. Ni mu ikinamico rangurura. Niko kugenda se mama? Nicyo ushaka kumbwira se ko njya kwigendera ukampagarika gata? Ndagira ngo nkubwire kuri ya myitozo yanjye yo gukina filime. Byagenze biteze? Ubu noneho twinjiye mu cyiciro cya nyuma cy'imyitozo. Harabura gato tugahita dutangira gufata amashusho. Nuko mwana wa komereza aho rwose. Maze nimara gusohoka uzaba ari njye hambere. Hatazagira uyintanga. Ibyo ni ngombwa rwose. Gusa nyine hari icyo nashakaga ko tuganira. Cyerekeranye n'iki subwo? Icyo cyiciro cya nyuma cy'imyitozo cyo kizabera hanze ya Bugano. Wa mukobwa wereka nkubwire umaze kumaraho amafaranga pe. Niba abo bantu bakujyana muri iyo myitozo badashobora kuguha n'amatike uzabireke. Ikibazo mfite ntabwo ari itike Natana azayiduha bazagenda twese. None ikibazo ufite ni ikihe? Urumva njye nakubuza kwigerageza amahirwe yo kuba icyamamare koko? Akabazo gato nashakaga kukubwira nuko iyo myitozo izasaba kurarayo kandi izabera mu murwa mukuru. Urashaka kuvuga ko uzagenda ukarara Agatako? Muzamara igihe kingana iki? Simbizi. Buriya sahari si nka 2 cyangwa 3 kuko ni imyitozo ikomeye. Harimo niyo tuzajya dukora nijoro ku matara yo mu mujyi. Agatako nagushyigikiye muri byinshi ariko aho zibukira ntabwo naguhura uruhushya rwo kuva mu rugo ngo ugiye kurara mu mafilimi iminsi 2. Wamfashije koko mama ko twari tugeze ku cyiciro cya nyuma cy'imyitozo ubundi tukahita dutangira gufata amashusho koko. Ariko ndakwihanganirana cyangwa ubanza ugira ngo ndi umupfakazi singira umugabo. Ubuse nkubwiye ngo ugende ntazasigara nsobanurira ikiso. Erega wowe muramenyeranye ntiwabura icyo mubeshya. Ngaho nawe shaka icyo mubeshya ugende uri umwisabire turebe. Uragiye sandise? Cyane rwose. Ahubwo wirirweho na hasasita. Ndinda gato nse nkubwire. Munsi ze werekeje ko mbona wambaye bidasanzwe. Hari ikindi kintu uzinzi gukora kitari ugucuruza imboga n'imbuto niste? None se kuko ubisemo iryo riba usanzwe ujyana gusenga. Ubu ntangiye kwimenyereza kwambara nka mukagitifu. Urabyumva? Nawe ugiye kuba gitifu? Ahubwo se ubu nitugiye kumurenga hanise. Njewe ndabona ahubwo tugiye kujya ku rwego rwa meya. Nuko ye. Meya w'umuhinzi sabaho cyangwa habaho ucuruza imboga n'imbuto. Ibi se turabikora kangahe? Mu gihe cy'ukwezi kumwe twaratwahindutse abandi bandi. Nta kongera kubyuka witabika amaguru cyangwa ngo nge mbyuka niruka ngo ndajya gushaka aho ndangura imboga n'imbuto. Kuko hagiye kubikisera. Mva reba urusenda rwacu ko rumeze. Umbwire ni rumara kwera neza ikiro tukigurisha mu bihumbi by'amadolari nkuko cya kigo cyatubwiye. Urumva tuzakuramo amafaranga angana icyanise koko? Cyakora hari aho dushobora gukuramo agatubutse cyane. Kuko uretse kuba kizatugurishiriza umusaruro wacu turabanyamigabane. Dufite imigabane yacu kandi irunguka umunsi ku wundi. Kandi wibuke ko twe turi mu bafitemo imigabane myinshi kuko twatanze amafaranga ahwanye n'imigabane 5. Gusa Betty, natwe turi kurangara. Kwari yicare ntitwakomeza gukurikirana ngo tumenye aho icyo kigo gikorera. Ariko ubundi ku mazina yanjye asanzwe wazanyongereyeho na kaza ubwenge. Sibyo? Kandi wariyongereyeho ka Express. Iryo ni ry'abagore mu isoko bampaye yewe. Ariko nawe nka sheri wanjye ushaka wanyongeraho nka kaza ubwenge cyangwa kabakame. Sibyo? Yibwirira hari icyo uri kubikoraho se? Tuza rwose ntugire ikibazo ibyo mbirimo. Umusibo nejeje ubundi Karibusa akaba yanjyanye imbere y'umuyobozi w'icyo kigo ngo ba. Karibusa asanzwe azi aho kiriya kigo gikorera. Halo. Waramutseho Nata? Waramutseho kumpamagaye mu gitondo ra? Nta kigenda pe. Byagenze bite se shu? Wakubise se nkoherereze 5. Amafaranga nyine nta muntu yanga niba afite yame. Ariko cyo kibazo nyamukuru gitumye nguhamagara. Kuki? Ndabona ibyanjye bigiye kwanga ku munota wa nyuma pe. Ibyawe bikise kandi? Ubanza kiriya cyiciro cya nyuma cy'imyitozo ntazagikora pe. Kubera iki shu? Gahunda yo kuba icyamamare se wayihinduye? Ntabwo ari njye mwana n'ababyeyi banjye. Mama yankaniye byatari ngo ntabwo yamuruhushya rwo kujya gukorera imyitozo hanze ya Bugano. Ese nawe kuri fake amubwira iki byo kujya mu mujyi? Umva Iyo umubwira ko nayo izagikorerwa iyi ni cyahindutse gusa ari ukurara mu myitozo.
si kuri feke. icyo kurara nicyo kibi cyane rero. Ubundi ku bwa mama niyo twajya twirirwayo tukava mu gitondo kugeza nimugoroba nta kibazo yagira. Icyo yanga ni igituma ndara mu gasozi gusa. Ibyo si urumva byakunda. Nta muntu wajya mu mujyi ngo akore imyitozo wongera agaruka inaha. None se ubwo ndabigenza nte Nata? Wenda twareba ukuntu tubigenza. Buryo twabikura mu minsi 3 wenda ikaba nk'ibiri. Sha kereka atari yo kurara pe, naho ubundi kurara birimo n'umunsi umwe ntiyawemera. Okay, ubwo nta kundi nyine nzakorana n'abashoboka. Umusitari ntacyo bikubwiye sha, ubwo no gukirigita ifaranga ntubikeneye. Ese ubwo waretse kunkuramo ku isegonda rya nyuma Nata? Uzi n'ibintu byose twakoranye koko. Gusa ikibazo ni njyewe Natani cyangwa ikibazo n'ababyeyi bawe batabishaka? Nyine ikibazo n'ababyeyi banjye batabyumva, ariko nawe nk'inshuti yanjye ntabwo wahita undeka gutyo. None se nkora icyagatako? Igihe nta imyitozo igomba kubera byo nta kigomba kubihindura. Ngaho ngira ikindi nagufasha ibyo bitarimo. None se buriya wowe nk'umuntu mukuru mvuganiye kuri mama ntashobora kukumva kuruta uko nge yanyumva. Ntabwo byoroshye ariko ndaza kugerageza muvugisha numva icyo bivugaho. Noneho nguye nimero zihita umuhamagara nona, sibyo? Yego, ni kare binjira. Murakoze, mwaramutseho. Waramutse neza Kati, amakuru yawe? Amakuru ni meza nari mbitabye. Ni kare bicara kuri iyo ntebe tuganire. Murakoze. Kufite ubwoba se bite? Urikeka ibyahase? Oya, ntabwo mfite. Meze neza nta kibazo. Okay, ibyo ni byiza rwose. Sinkunda kuganira n'umuntu ufite ubwoba kuko hari igihe akubwira ibihabanye n'ukuri kubera ubwoba. Ngewe rero nitwa Maniraguha, ndi umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Murakoze. Ngewe Muranzi nitwa Catherine, ariko nzwi ku kabyiniriro ka Kati. Muri iyi minsi narebye ku mbuga nkoranyambaga zawe nibyo koko uzwi nka Kati, ndetse ukaba ufite n'umuyoboro wa YouTube ucisha ibiganiro byawe witwa Kati TV Show. Yego. Icyatumye tuguhamagara rero twakiriye ikirego cy'umugabo witwa Munyankindi. Uramuzi? Ntabwo muzi. Umukobwa witwa Agatako uramuzi se? Yego ndamuzi. Agatako rero ni umwana wa Munyankindi. Ikirego cya Munyankindi kivuga ko wowe Catherine uzwi nka Kati ku mbuga nkoranyambaga woheje nkana umukobwa we Agatako akabeshyira ababyeyi be ko babanye nabi, ndetse akanasebya umubyeyi we Munyankindi by'umwihariko avuga ko yataye umuryango we. Urabivugaho iki? Ndasaba imbabazi rwose. Ubwo bivuze ko Munyankindi atakubeshyira koko ibyo warabikoze? Sinajya kubeshya, ndi imbere y'ubugenzacyaha. Byarabaye rwose. Wabitewe n'iki? Ntabwo uzi ko ukorewe mutima w'itangazamakuru ryiza? Ndabizi n'ukuri mumbabarire. Inkuru z'ibihuha n'ibinyoma ntibyemewe rwose mu itangazamakuru. Kuki wabirenzeho rero ugakora ikiganiro cy'ikinyoma kirimo amakuru asebanya anasebya umuryango, kandi buri gihe tubakangurira kugenzura niba amakuru mugiye gutangaza hari ukuri mbere yo kuyatangaza? Ntabwo uzi ko ari byo bituma abakumva bakugira icyizere? Nukuri ndatakamba ntabwo nzasubira. Umva rero, ubu bwa mbere n'ubwa nyuma ukora ikiganiro nk'icyo rwose. Niwongera gukora amakosa nk'ayo uzashyikirizwa ubutabera. Nukuri mumbabarire ntabwo nzasubira. Okay. Ikindi, yego, Munyankindi arashaka ko iriya nkuru hituyisiba tukimara kugirana iki kiganiro. Urabyumvise se? Ndabyumvise rwose, ngiye guhita mbikora. Yesu we, sha mana we, uransekeje ntubuze byose yani Marie. Nyamara niko bimeze da. Ahubwo sinzi impamvu we watanzwe kandi abandi bose amakuru barayamenye. Iyo telefone isa na sesi yawe Vesti. Alo? Alo, mwiriwe mama Gatako. Mwiriwe neza, ninde ko ntakumenye? Nibyo ntabwo nzi. Ariko ngenda kuzi. Koko. Nitwa Natani, ngira umuyoboro wa YouTube witwa Natani TV. Ese mpise nkumenya. Ni wowe boss wa Gatako kubijyanye no gukina filime? Yego ninjye rwose. Nahise nkumenya rwose kuko Natani TV akunda kuyivuga cyane. Nguhamagaye rero hari ikintu nshaka kukuganirizaho. Cyerekeranye n'ubufasha mukwiye kubamo Agatako kugira ngo azashobore kurangiza inshingano ze neza. Reka buriya bizamugira umukinnyi w'ikirangirire muri sinema. Mbwira rwose nguteze yombi. Buriya umwana wawe namubonyemo impano idasanzwe pe. Yego. Uriya mukobwa ni umuhanga
azi gukina cyane. Yego yewe yajyaga bimbwira ngo wamushimiye ubuhanga nkagira ngo ni bimwe by'abana birarira. Reka mubwire. Ye Agatako ntabwo yirarira n'umuhanga pe. Gusa nyine kugira ngo arusheho gutyara no kwamamara. Asaba ko muba hafi cyane. Namuba hafi ntese ko njye ntazi gukina bya sinema. Sinyubwira ngo umwigishe. Ubwo ndavuga ngo umworohereze. Gutese kandi. Reba nk'ubu tumaze iminsi twitoza ariko noneho igihe cyo kujya kwitoreza hanze ya Buganwa kirageze kandi bisaba kurarayo. Ye kurumva atabonetse muri iyo myitozo ibyakoze byose byaba byarangiritse kuko tutamushyira muri filime kandi atakurikiranye imyitozo yose. Erega ikibazo ni ukugenda akarara naho ubundi kujya mu mujyi rwose ntacyo bitwaye. Urumva nyine filime yacu harimo amashusho agomba gufatirwa ku matara ya nijoro mu mujyi. Ntabwo rero yazafatwa ayo mashusho atarabanje kubyitoza. Sawa ubwo ndaza kubitekerezaho ndakubwira. Niko se hani nawe ngira inama uyu mukobwa ndamureka ajye muri iyo myitozo yo mu mujyi. None se uraburiza icyo umwana kugerageza amahirwe ye. Ikibazo mfite ni icya Munyankindi naho ku bwanjye nakabaye mureka akagenda rwose. Kandi wumva ari boss ukwihamagariye. Munyankindi nakomeza kubirwanya uzamuhe nimero z'uwo mugabo Natani bivuganire. Byacagamo se Karepso. Ubuse ndavuga ikimane. Nyine biraho tu ariko mbese nta kigenda. Byagenze biteze kudasobanura amagambo kimyoza. Shanata. Nyine mfite akabazo tu kanzonze kabisa. Kuki unje kukureba ngo umfashe nk'umuvandimwe kandi dukundana. Wapi kabisa ubu nanjye ndi ku nkoni za danje. Ahubwo nubona menshi ungurije mfite utubazo tw'ibiceri. Ariko yakunda akanyagwe. Ubwo aya magambo yose yavuze kugira ngo utanguriza. Oya soko yakunda. Ahubwo nuko nta kintu mfite mane. Muri minsi ibiceri byarabuze ewa. Sha humura n'ubundi sinje ngo ngurize amafaranga. Mani ndashaka kumfasha tukagira icyo dukorera Karebo. Karebo uyu munyamakuru mugenzi wanjye se mbabarira wimbwira uriya mushenzi amere nabi rwose. Ubundi gushaka ikintu namukorera kikamuhisoma ariko kabisa ntazabyibagira. Ariko nizere ko atari bya ibibazo byawe nawe nuwera mu gipfu. None se byararangiye mani. Nuko umutipe yamwigizeho supaguru. Ariko se Karebo umuvandimwe. Uriye mugore yamuriyeho iki? Ko ari umuntu w'umujeni yakwishakira akana gato kiriya kigora akakikurikira ko n'ubundi ari we muberanye. Sesa nibyo nanjye mba mvuga. Umva uhera turangana uhera duhuje ibibazo twese turiziragira zikicyura. Ikintu gituma Kareba atajya gushaka abana bangana kaza kumvundira ku gafi nirobeye n'igiki kuko. Asha nanjye ndamuga yaragaceza. Niduhora nzamubwira ko akwiye gushaka umwana ateretuwera akamukorekera. Ko umusindi yamaze kurenga karwa ugira ngo aracyari wa wundi ugarurwa n'amagambo gusa. Reka ntuzi ko kuva kera kose ari gihe wamamariza guriya mugore ku mbuga nkoranyambaga. Nkakorana namwe mufite imbuga nkoranyambaga mukamwamamariza. Ibyo ndabizi pe. Ubuse ntagishaka kumwamamariza. Kandi nkubwira ko Karebu bari we sheri shushu mami umva uzarebe kuri canoye. Mbere yuko atangira ikiganiro abanza kwamamaza papeteri ya Uwera. Ye? Umutipe ko numva babishyize ku rundi rwegora. Mfasha kabisa turebe ikintu twamukorera ku buryo ahita zibukira Uwera rwose. Karepso ndakumva Nata. Mu mwanya mbitekerezeho neza nzaguhamagara nkubwira ikintu tuzakorera Karebu kikamubera isomo. Tega amatwi kinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Karebu ntiyorohewe azakizwa n'iki umugambi mubisha w'aba bagabo naho mu ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Thank you.